Twese rero dukunda gushopinga. Kenshi tujya mu masoko ukajya kugura inkweto, imyenda, guhaha ibiryo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ni gake cyane uzabona umuntu ajya mu gukora shopping yumva yabipanze cyangwa se mu buryo buri smart. Ahubwo ugasanga turabikora kuko twiyumva. Ndumva ntishimye ngiye gushopinga kugira ngo numve ngize ibyishimo, mbonye amafaranga ngiye kugura utuntu runaka, reka ngura agakweto, reka ngure umwenda, reka ngure amaherena, reka ngure iki. Ariko mu by'ukuri ntago wabipanze. Uribaza gusa kuko wiyumva. Ariko icyo utazi nuko rimwe na rimwe iyo ugiye gushopinga nabi bigutera ibibazo bimwe na bimwe byo kuvuga ati ukicuza, atangira kuvuga ati napfushije ubusa, cyangwa se ukagura n'ibintu udakeneye. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo bwiza umuntu ashobora kujya gushopinga bitagoranye kandi neza yabipanze. Ngiye kukwigisha uburyo buri smart ushobora gukora shopping yawe kandi ntugire kuza kwicuza nyuma yaho. Nguhaye ikaze rero, nitwa Delphine Umuhoza, niba mushyashya ahangaha kora subscribe kandi niba wumva iki kiganiro cyagira umumaro umwoherereze rwose nawe aze kureba kugira ngo ubutaha twese nitujya gushopinga tujye tuvayo tuvuga ati kabisa uyu munsi na shoppinze neza ntibampenze kandi nanjye ubwanjye ndanyuzwe nabonye nibyo nashakaga. Ikintu cya mbere mperaho mu gihe ugiye gushopinga buriya ibanga rya mbere ugomba kubanza kwibaza ibibazo bibiri. Ese iki kintu ndagikeneye cyangwa ndi kukigura gusa kuko ngiye kukigura? Ubundi banza umenye uvuge ngo ibintu nkeneye ni ibiki. Numara kumenya ibyo ukeneye nibwo uzamenya guhaha. Kuvuga ngo nuko mbonye amafaranga gusa ngiye kugura ni amakosa. Ugomba kubanza gupanga nkuko upanga ibindi bintu byose bitandukanye, nako ugomba gupanga kujya guhaha, kujya gushopinga. Icya kabiri ugomba kwibaza ukavuga ati se mfite amafaranga yabugenewe kuri iki kintu nshaka? Niba ntayo nshobora kuyashaka. Apana kuvuga ngo ngiye kujya kugura ibintu ngo biri muri moye zanjye ngo gusa ngo ndagura icyama cya nta kibazo, kandi nyamara mu by'ukuri icyo cyama ugiye kugura ni cya kintu utazamarana n'iminsi ibiri. Niyo mpamvu rero kujya gukora shopping ni ibintu umuntu agomba kwitondera, agapanga kandi akareba no muri budget yiwe. Ni nayo mpamvu ibanga rya mbere ryo kugira ngo ushopinge ari ukubanza kumeasuringa budget, ukavuga ati amafaranga mfite naya, yagura ibi ngibi wenda nazabigura ubutaha, ariko ubanza ukore budget, uvuge ati budget mfite niyi, kandi ntujye muri range irenze urugero. Niba nzi ko nshaka urukweto rw'ibihumbi 20 n'urugero, ntago njya kuvuga ngo ngiye kujya mu nkweto z'ibihumbi 60. Bityo ugasanga amafaranga wari ufite gukora ibindi bintu ugiye kujya kugura urukweto udakeneye, cyangwa se bimwe by'abacuruzi ukagera yakakubwira ati ariko aka gakweto biki n'ibiki nibi, cyangwa ukavuga uti aho kugira ngo urukweto rw'ibihumbi 20 nagura iza 5 enye. Ibyo bintu ugomba kubyitondera kuko uko ikintu gihenduka cyane niko karite yacyo igabanuka. Ushobora kubona ikintu cyiza ku mafaranga make, yego bibaho, ariko si ngombwa kujya kuvuga ngo reka ibintu mbivunjemo ibintu byinshi kurusha ibyo nari nkeneye. Wowe banza umenye budget ufite, none umenye n'ibyo ukeneye kugira ngo ubashe gukora shopping iri smart. Ikindi mu gihe ugiye gukora shopping ugomba kubanza kureba karite kurusha quantity. Nkuko nari mbigarutseho, si ngombwa kugura ibintu byinshi ku mafaranga make, biraruta ko wagura ikintu kimwe ku mafaranga yandi nyine wari ufite ariko ukagura kimwe ariko utaguze byinshi cyarimwe. Ibyo bintu akenshi bikunze kuba ku bantu benshi bagiye nko kugura, ugasanga umuntu agiye nko mu isoko, niba ugiye nko kugura nk'ikintu runaka bakakubwira ati ariko ahangaha barahenda, reka nkujyana aha make. Menya ko nubwo ugiye aha make uri muri risk zo gufata bya bindi nyine bigendanye n'ayo mafaranga make bari kukubwira. Uko wiyemeza ukavuga ati ngenda shaka ikintu cyiza nuko. Ndafata urugero nk'ibiribwa, ushobora kujya kugura ibiribwa ukavuga ngo iki kintu kiri kuri make reka ngenge kugura handi ha make, ariko utazi kuguza ibintu byaraye cyangwa se byatoraguye mu byapfuye. Ibyo rero akenshi dukunze kubigwamo, ugasanga rwose urifata ukavuga ati ngewe nzajya njya kugurira hariya kuko mbona ibya make kurusha handi. Nyamara ariko nanone witonde kuko hari n'abandi bantu bagurisha ibintu bipfuye ku mafaranga menshi. Ni nayo mpamvu rero ugomba kubanza kureba karite y'ikintu runaka. Nkivuga karite, ndagira ngo nifasayizinga ku kintu kigendanye no kureba cyane cyane kuri products zitandukanye tugura, bya bindi biba bifite igihe runaka ntarengwa. Kujya kuvuga ngo ikintu nuko kiri kuri sale ngo bagabanyije ngo ibiciro ngo bakubise hasi ngo 30%, 50% ngo byagabanutse. Banza urebe iki kintu kizamara igihe kingana iki. Nibwo wisanga waguze ibintu byarengeje igihe cyangwa se byenda kurenga igihe, ukagura byinshi utazanakenera kubera kuvuga gusa ngo ndimo ndarwana no kugira ngo ngure byinshi kuko babigabanyirije igiciro. Banza witonde, expiration date ni ikintu cy'ingenzi, yaba ku byo urya, yaba ku byo wisiga, yaba ikintu cyose cyose kigira expiration date ni ngombwa kuyireba kugira ngo umenye ngo karite y'ikintu ngiye kugura imeze gute. Noneho unarebe n'igihe runaka kizamara. Kuvuga ngo wenda ngiye kugura umwenda kuko uri kugura make, utanerebye karite yawo ugasanga wambaye mu kanya ukozeho
isucika ntacyo byaba bikumariye. Ntabwo icyo gihe uri gushopinga mu buryo buri smart, uri gushopinga ugendeye ku marangamutima yawe. Hari n'irindi kosa rikomeye abantu bajya bakora, ukabona akantu kumvura gakunze gusuka kagura, ariko utibaje cya kibazo cyo kuvuga ngo iki kintu nzagikoresha hehe, kuvuga ngo ngo aka kantu ni keza ariko ntabwo uzi icyo uzagikoresha. Buriya kugura ikintu utazi ikintu uzagikoresha ni amakosa akomeye cyane. Uragura umwenda kuko uwukunze, uwugejeje mu rugo urarebye usanga nta kintu na kimwe uzawambazaho. Uguze agakweto kuko uvuga ati aka gakweto ni keza, ushatse umwenda uzawambaraho wapi, kandi urashaka kwambara neza. Ni cya gihe wisanga umuntu wese ari kuvuga ngo ariko iki kintu wambaye ni cyiza ariko ntibijyanye, nyamara kubera iki? Kuko we ntabwo wakiguze ugishaka cyangwa ikiguze ugikeneye, cyangwa ukavuga ati iki kintu nakibonye kigezweho abantu bose bari kubigura, reka nanjye mbigure. Oya, ni amakosa ari iteka. Niba ugiye guhaha banza uvuge ngo iki kintu nzagikoresha iki, numara kubona icyo uzagikoresha naho uzagikoresha nibwo ugomba kukigura. Mu gihe uguze ikintu utazi icyo uzakoresha naho uzakoresha, uba ukoze amakosa akomeye, kuko icyo gihe nyine ni handi usanga wisanze. Urugero bikunda kuba ku bantu bagura imyenda, ufite imyenda myinshi ariko ukagishaka iyo myenda ahantu uzayambara n'icyo uzayikoresha naho n'icyo uzacyambara cyo uzayambaraho ukakibura. Kubera iki? Kubera kunanirwa kumenya ngo iki kintu ndakigura mfite purpose runaka. Hanyuma nifasayizinge ku kintu kigendanye na size na fit. Umwenda ugukwira, urukweto rugukwira, kuko urukweto warukunze ukavuga ati nzemera runjye, cyangwa se nabonye ukuntu kuri TikTok babigenza, hari ukuntu ufata urukweto ukabigenza gutya na gutya noneho rutagukwiraga bugacya rwagukwiriye. Biriya bintu ni amakosa akomeye. Ugomba kugura ibintu biri kuri size yawe, ugomba kugura ibintu bigukwiriye. Ntabwo kuvuga ngo ngo reka ngura umwenda ngo nzajya kugabanyisha uzankwira. Iteka ubushyize muri risk yo kuvuga ngo iki kintu kitamuka kitambayeho cyiza nzacyambara uko kimeze cyangwa se nzanakibika, noneho ukazire truva ufite ibintu byinshi bitagukwira kuko wabonye Delphine bimubereye, kuko wabonye runaka bimubereye, ariko ukavuga ngo nanjye akara kantu kugatunga mu byanze bikunze kagezweho. Oya, kuba ibintu bigezweho ntabwo bisobanuye ko bikubereye, ntabwo bisobanuye ko bigukwiriye, ntabwo bisobanuye ko bigufitinze. Ni ngombwa ko umenya ngo ikimbereye ikinkwiriye ni igiki, isobanukirwe, noneho ugure bya bintu bigukwiriye kurusha kugura ibintu bigezweho. Ikindi kintu, hari ikosa rikomeye tujya dukora, ukagura ikintu kuko byihutirwa. Mu gitondo urabyutse wisanze muri groupe ya bridal shower cyangwa ya baby shower ngo bategetse ko twese twambara imyeru, nta mwenda w'umweru mfite, ngiye kwita nkugura. Ese uwo mwenda nuwugura uzongera kuwambara ryari hehe? Bategetse ko tujya muri trip tugomba kwambara udukabutura, nta kabutura ngira, reka imite njya kugura agakabutura. Uhamagara umucuruzi arakoherereje, vuba vuba urambaye uragiye, nyamara uwo mwenda urawambaye uwo munsi ariko ntuzongera kuwambara. Izo trends ziza buri munsi cyangwa se ikintu cyihutirwa cyane, nkeneye kujya aha n'aha ngaha birihutirwa kandi ngomba kuba mfite ikote ry'icyatsi, reka mpite ndigura. Urarebye urasanze mu by'ukuri nta nubwo uri umuntu ukenera amakote. Tugeze mu gihe cy'izuba, ikote uzongera kuryambara ryari? Icyo gihe runaka nyuma y'amezi angahe. Noneho ugasanga uguze ibintu byinshi kuko byihutirwa, kuko ushaka gufitinga muri societe, ariko mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo bikeneye. Ugomba kwirinda. Niba ushaka gushopinga mu buryo buri smart cyangwa guhaha mu buryo buri smart, ugomba kwirinda guhaha kuko byihutirwa. Wenda aho ntanze urugero ku myenda, ariko nshobora no gutanga urugero ku bigendanye n'ibiribwa. Ngize abashyitsi bantunguye, reka mpite ngura ibintu vuba vuba, ukatwara liste vuba vuba, ugiye mu isoko umeze nk'umusazi, urahashye vuba vuba urabizanye. Wire truva waguze bya bintu udakeneye kugira ngo wemeze, kugira ngo abantu bakubahe, kugira ngo abantu bakwemere. Biriya bintu ni amakosa cyane. Ntabwo ugomba gushopinga wasaze uri muri emergency. Ugomba kwitonda ukagura ibintu witonze, uzige gukoresha ibyo ufite bike kurusha kujya kugura byinshi utazakenera. Ibyo nabyo bizagufasha kugira ngo wirinde za regret zo kuvuga ngo nakoresha amafaranga menshi, napfushije ubusa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ikindi kintu ngira ngo wenda mvuge ku bigendanye na shopping, kugura ikintu kuko gisa n'ikintu cya original wigeze ubona. Mbese nguvuga ngo reka ngure fake yacyo, ukajya kugura ikintu ngo cya fake kugira ngo umuntu ambone nk'umuntu w'umusirimu w'umukire. Ngura ishakoshi nziza ya marque runaka, umuntu abone ifite marque ya Chanel, umuntu abone ifite marque ya Louis Vuitton, umuntu abone namba ya gashenete keza, na abone ifite ishakoshi ya Hermes n'ibindi, kuko gusa ushaka ko abantu bakubona nk'umuntu. Cyangwa ugura umupira ushushanyijeho amarogo runaka menshi kugira ngo ugire. Biriya bintu bituma uba cheap rwose muri societe. Hitamo kugura ikintu kiri blank, umukara wonyine, icyatsi cyonyine, umweru wonyine, umuhondo wonyine, umutuku wonyine, ikintu kidashushanyijeho ikintu na kimwe, kurenza kujya kubeshya ko uri umuntu runaka wambaye brand runaka ngo umuntu akubone nk'umuntu wahatari, nyamara wibeshye. Kuko akenshi cyane cyane nkatwe tuba nko mu Rwanda, mu bihugu bikennye rimwe na rimwe, usanga twisanga turi kugura ama fake products kugira ngo twemeze ama chains runaka, kugira ngo ugaragaze nk'iki ku kintu wakibonye kuri televiziyo, mbonye ikintu bisa nabyo ngomba kwita ngiye kubitamo umuntu akagira ngo ni umuntu wemeje wahatari, ariko mu by'ukuri icyo utazi ni kimwe, urimo uragura ukurikije ibigezweho wibeshye. Ni nacyo rero kindi nashaka kwita nkurikiza ikintu kigendanye n'amarangamutima, uko wiyumva
ukaba uri wa muntu uvuga ngo buriya nubwo numva mbabaye ngo nshobora ngo kugira ibyishimo ariko nagiye gushopinga, kujya gushopinga kuko gusa ufite amarangamutima runaka. Umuntu yandakaje, natonganye n'umugabo reka njye guhaha, natonganye n'inshuti yanjye reka njye guhaha, mfite ibyishimo byinshi muramaze kunshimisha reka ngende guhaha. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Kujya gushopinga ugendeye kuri emotions ni amakosa akomeye. Niba uri umuntu ushaka gushopinga mu buryo buri smart, ngana ku musozo ndagira ngo nkubwire ibintu bitatu by'ingenzi ugenderaho. Icya mbere, reba budget. Icya kabiri, gura ibintu ukeneye. Icya gatatu, menya ngo ibintu ngiye kugura nzabikoresha iki. Nukurikiza ayo mabwiriza uko ari atatu, uzashopinga mu buryo buri smart kandi ntabwo uzongera gupfusha ubusa amafaranga cyangwa ngo upfushe ubusa umwanya ujya gukora shopping. Ikindi cy'ingenzi rwose nanasorezaho, wirinde kugura ibintu online utazi ko bari buze kugusubiza bibaye ngombwa kugisubizayo. Uvuga ngo nuko iki kintu nkibonye online ngo mbonye akantu keza ngo byanze bikunze kankwira, ni size L, ni size X, ni size runaka byanze bikunze ndabizi zankwira. Oya, menya ko ugomba kubanza kwipima ikintu runaka ugiye kugura cyangwa kibanze kikugereho kirebe mu ntoki, ubone kuvuga ngo iki kintu wenda ndakishyura cyangwa se ndakigumana, kuko uzirinda za regre no gupfusha ubusa amafaranga. Urakoze cyane rero, ndagira ngo niba nawe ufite igitekerezo cyo twazavugaho ubutaha, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo ukimbwire. Comment rwose section irafunguye, andika comment utubwire icyo wifuza ko twazakuganirizaho ubutaha. Ndagushimiye kandi wowe wafashe umwanya wo gukurikira iki kiganiro cyose, nkomeze kukwifuriza kugubwa neza.